none batandukanye nkurikira wa wundi warwaje igicuri. Ndamubwira nti nitwa Bamporiki wacu ni Nyamasheke. Ni na mwaka ushize nigaga mu mwaka wa 3 ariko haboneka impamvu zituma ndakomeza. None nagira ngo ako kazi kakorwaga n'abarwaye igicuri mu kantu kubera ko nge ntago nyandwara igicuri. Muri 2003 ibintu ducamo nagiye kuvuga poeme muri Rwanda TV. Hari umutware yitwaga Kabanda n'Amariko. Vuga umuvugo witwa umuvuduko w'ibanga. Mutware wacu yarahari. Arandeba aranyumva birangiye ntumaho. Abaza ibyo nize mubwira ko ntabyo. Ategeka Kabanda nako banyishyurira bakajya bamba ibyo nkeneye byose. Ibyanjye rero buri gihe byahushanyaga n'igihe cy'amashuri. Bukeye njye muri Rwanda TV bambarira umugabo witwaga Matata, witwa Matata aracyariho. Bambarira amafaranga bazajya bampa buri kwezi kugeza amashuri afunguye nkajya kwiga. Noneho urumva ndabane ibyavuzwe n'umukecuru ubwo byanze iby'umukuru w'u Rwanda byo ntabwo bibura kwanga nyine kubatangira ku mafaranga kandi menshi. Bampaga Bruce Ruti yabi Butare kandi ngomba kujya kwiga muri secondaire. Kwishyura inzu bakishyura na transport kandi ntari natangira no kugira aho njye. Noneho ibyo byo narabyumvira ari ku radio. Ngiye kumva numva ku radio ko u Rwanda rwahisemo guprivatiza Rwanda TV. So wayiyoboraga bita Kabandana yagiye muri Riyamu. Zinduka njya kumuhima kumushaka kumuhima. Niba nawe yarafitemo akantu kihungabana. Ugereranyije iyo mbere bishobora ko harimo munini dore ko nabyo tubireba. Antukawe yarambwiye ati rero wa mwana we urumva twari twahanshingana zo kukurikirana ariko nabajije hano ntabwo bwakengera haciye mu kwezi. Nabajije hano nsanga ubushobozi bwaho budashobora gutuma kwiga. Ariko uri umuhanzi uriya mutware ushobora kuzananga kumubona uzasobanura ibyakubaye. Data yari umunyamujinya, sokuruza n'umunyamujinya. Iyo mitekerereze iciwe n'inkotanyi kandi nitwa Bamporiki Edouard. Nagira umugisha wo gutumwa n'umuryango ndetse n'umukuru w'u Rwanda. Nabanje kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko hanyuma nza no kuyobora itorero ry'u Rwanda. Ibyo rero ndabisasira kubera ko ibyo tuganira byose bifite aho bihurira n'urwo rugendo kandi nagize umugisha wo gucukumbura neza iby'ubumwe bw'Abanyarwanda ubwo nari mu itorero. Ubwo rero turasangira icyo kiganiro hanyuma igihe nikigera muze kureka koko duhane n'ibitekerezo. Amahitamo y'Abanyarwanda bubu, amahitamo y'Abanyarwanda b'uyu munsi yo kubana, yo guhitamo ubumwe, ndagira ngo munyemerere tuyafate nk'inzira yo gusubira ku isoko, kubera ko ntabwo ari bwo bwa mbere Abanyarwanda babaye umwe. Icyakora nibwo bwa mbere hafashwe icyemezo cyo kongera kuba umwe. Mu mibereho yacu y'abakurambere bacu ntekereza ko batigeze babona ko tuzagira ingorane aho kuba umwe byongera kuba umushinga kandi ubusanzwe byari ubuzima. So munyemerere rero ndabizi abantu bo muri banki benshi muri abanyamibare muze kunteza uyu mwanya nyine igihugu kiduhaye imibare mwe muyihoreye tuganire ku buzima. Nabo ubundi mutangira gutekereza abari kwishyura nabi nabo muzajya kwishyuza cyangwa no kwishimira mu mutima urwunguko uyu mwaka twagize ni byiza. Ariko ko uyu mwanya ukomeye uturuta ibyo tuganiriramo birakomeye kuturuta. Munyemerere rwose utubera umwanya mwiza w'umugisha wo kuganira ku by'u Rwanda. Iyo tuvuga amahitamo y'ubumwe bw'Abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu nsanganyamatsiko ngari yo kwibuka twiyubaka, ubundi abantu bakuru bumva cyane impamvu y'ibyo
ariko bakagira n'inshingano yo gufasha abato kumva impamvu y'ibyo. Tumaze kugera ku myaka 28 aho uwavutse muri jenoside cyangwa nyuma yayo yabyaye, warongowe cyangwa karongora afite 25 cyangwa munsi yayo, ni umubyeyi, ni nyina w'umuntu, ni se w'umuntu. Niho twagize generation y'abantu babaza cyane ibyo tuvuga, y'abantu babaza cyane ibyo babona. Ababyeyi benshi barahamagara bati, wa muhungu we watugiriye inama ko ubanza ibi bintu turi guhura nabyo babibonera igisubizo. Abana baratubaza gutya na gutya na gutya, dusubize ngo iki. Ntabwo tubona ibiganiro nk'ibi byinshi, ariko turabikeneye kubera twebwe narebye mbona abantu bari hano mu by'ukuri ntabwo barutanga imyaka myinshi, ubise generation imwe ntabwo waba ubeshye. Tuzagira ingorane ikomeye cyane yo gusabwa kuba intwari kugira ngo abadukomokaho bazabone nabo icyo basigarana. Ariko twebwe abahari uyu munsi, mbere yacu habonetse ibigwari byinshi, duhindukirira intwari nyinshi. Ubwo rero umuntu ashobora kwibeshya agasanga agiye gusiga kimwe muri ibyo, kandi wenda ntanasiga icyiza muri ibyo. Iyo wabanye n'intwari ukabana n'ibigwari, ushobora kwitiranya ubutumwa, ushobora kwitiranya icyo uraga, ushobora kwitiranya icyo usiga, utekereza ngo ntawe uzanseka, bazabona ko uriya muntu wagize nabi ari we washutse. Ariko bakwiye no kubona ko washutswe cyangwa wabanye n'umuntu mubi ariko no mwiza akahagera. Munyemere rero muri aka kavura k'urujojo Imana y'u Rwanda duhaye, rwose nsasira iki kiganiro imibereho y'abakurambere bacu, nyibasangize uko nayisomye, tuyiganire uko tubibona mu bitabo, uko tubibona mu ruhererekane nyemvugo, uko tubyumva n'abakuru, kugira ngo tubanze twumve iyo soko tuvomaho. Yashatse gusibwa n'amateka, yashatse gusibwa n'abakoroni, yashatse gusibwa n'abasigariyeho abakoroni, ariko ikaramirwa n'inkotanyi zunamuye u Rwanda. Aho ngaho nituhumva biratuma tuza kumva koko impamvu yo kujya duharanira ko iyi nzira igana ku isoko itasiba, ndetse n'isoko yacu y'ubumwe itasiba. Abakurambere bacu bari bafite icyo nakita nk'intekerezo rusange, filozofi y'imibereho rusange, ku buryo umwana wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda bitari gusaba kumwinginga cyangwa kubwibutsa ko agomba kubana n'abandi, kubera ko byari ubuzima, yabaga yarongejwe gutyo, yabaga yarakuze gutyo, yabaga ari uko yabisanze. Iyo ntekerezo ni intekerezo yitwa ubutatu bw'Abanyarwanda, ubutatu bw'i Rwanda. Ubutatu bw'i Rwanda ni filozofi. Ntabwo ari ikintu ufata, ntabwo ari ikintu ushyira mu mufuka ugakuramo, ntabwo ari ikintu wegeka ngo wegure. Ni filozofi ariko ngengamibereho, ngengamyitwariro, ngengabitekerezo. Muzi ko rino jambo ryaje cyane kubera jenoside. Ngewe bwa mbere numva ijambo ngengabitekerezo naryumvishe ribyara icyaha, ariko abakurambere bacu bari babeshejweho no kugira ikigenga ibitekerezo, ariyo ngengabitekerezo. Ingengabitekerezo yabo rero yari ubutatu bw'Abanyarwanda. Ubutatu bw'Abanyarwanda mu ngorane z'ibihe bwabanje gushegeshwa n'ubutatu butagatifu twese tuzi muri kiliziya, cyangwa ubutatu bwera tuzi mu nsengero zitari kiliziya. Noneho kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri bo barabikuza, bava mu butatu bw'i Rwanda n'ubutatu butagatifu baraburenga, bajya mu butatu bwa Hutu, bwa Gahutu, bwa Gatutsi na Gatwa. Noneho bwimakaye bushegesha, bumera nk'uburijemo icyerekezo duhuje, buburizamo isoko tuvomaho kandi duhuje. Aho ngaho rero tuhaganiriye tukahumva, twaza kumva uburyo kudasiba kw'iyi nzira igana ku isoko ari urugamba duhuje, ari n'umurage twatanga kuko twese tubyarira u Rwanda. Byari iki? Byari bisobanuye iki? Iyo bavugaga ubutatu bw'u Rwanda, nyine byari ibintu bitatu bigize u Rwanda cyangwa bigize iby'i Rwanda, ukuramo kimwe ibindi bigahungabana.
yari u Rwanda, rubanda n'umwami. Umwami ntaba umuntu akaba urwego, rubanda ntiruba umuntu rukaba urwego, n'u Rwanda rukaba u Rwanda nk'igihugu umwami na rubanda bisangamo. Ariko umwami agajya ahora avuga ko atari uwe, atari umwami w'umwami, ari umwami wa rubanda n'u Rwanda. U Rwanda narwo rukaba urwa rubanda n'umwami, umwami rubanda rukaba urw'umwami n'u Rwanda. Ibyo bintu ntabwo bitandukanya ngo amahoro aganze mu Rwanda. Kandi no kutabyumva uri umunyarwanda ngo usesengure icyo bivuze, kandi turi mu cyerekezo gisa n'ibyo amateka yashatse kwica, twazajya tugendana ibitumvikana mu rugendo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo aya mahitamo y'inkotanyi zatureze, zidukujije, ziduhaye icyo tureresha abana, tubyumvikaneho nk'abatahiriza umugozi umwe. Iyo bavuze ubutatu bw'abanyarwanda mu mateka yacu, yari umwami wa rubanda n'u Rwanda, u Rwanda rw'umwami na rubanda, rubanda rw'umwami n'u Rwanda. Wakora ku Rwanda umwami na rubanda bagahaguruka, wakora ku mwami rubanda rugahaguruka, wakora kuri rubanda umwami agahaguruka. Nuko uru Rwanda rwubatswe, ibihe bikomeye tubona u Rwanda rwatsinzemo bikadusigira imirage y'abantu b'ibihangange, isoko bavomagaho ituma bahiganwa mu butwari, kwari ukudatatira icyo gihango cy'ubutatu bw'u Rwanda. U Rwanda rwaraterwaga, umwami yaraterwaga, rubanda yaraterwaga, ariko gutabarira hamwe bigatuma u Rwanda ruhorana umutsindo. Guhora biteguye bikababera intsinzi baganisha ku mutsindo. Abanyarwanda bari bafite imitekerereze itangira umwana ahageze, uruhinja ruvutse. Uyu munsi abatware bacu batangira kudutongera dufite imyaka 15 tugiye mu itorero, ariko uruhinja rwavukiye mu Rwanda barutongeraga rukihagera. Umwana akivuka hari ababyeyi bakuru bari gufasha uwo mubyeyi mutoya ukibyara, uruhinja rwahagera bakarubwira ngo kaze neza, tega amatwi tukubwira ikikuzanye ino. Ngo muraza kumbaza mutesa ku kantu karumvaga, ntabwo ari ngombwa, ariko umuhango warakorwaga. Tega amatwi tukubwira ikikuzanye. Ikikuzanye ni kimwe, wowe uri ingabo izarasanira u Rwanda. Niyo misiyo ufite. Ku rugejuru imihigo y'u Rwanda iragutegereje. Noneho umuhango wabo babyeyi ukaburarangiye, abarera bakarera muri uwo mujyo. Kandi ubivuze akababwiye akavuka, ariko mu by'ukuri ikigendera ari ukubwira abarera, kugira ngo batazarera uyu mwana nk'abarera umurundi cyangwa umuzayirwa cyangwa umugande. Kuko bari bazi ko umwana w'umunyarwanda agomba kuba afite uburyo budasanzwe bwo gutamikwa u Rwanda akiri muto, konswa igihugu akiri muto. Ejo bundi mu 1700 ku bwa Cyilima Rujugira, we yategetse abagore abonye batangiye kudohoka, abibutsa ko kuva u Rwanda ruremwa misiyo ikomeye bafite ari ukubyarira u Rwanda no kurerera u Rwanda. Arabategeka rero ngo umunsi watamitse umwana ibere ujye umutamika n'u Rwanda uzaba urwongereje. Iyo filozofi ushobora kuvuga ngo bivuze iki, ariko ibi bihugu mubona byateye imbere, ntabwo ukora ku muntu ngo ube udakoze ku gihugu, ntabwo ukora ku munyagihugu ngo ube udakoze ku gihugu, ariko umunyagihugu niwe ubwira igihugu cye ngo nkozweho, igihugu kikumva ko kigomba guhurura. Ibihugu by'ibihangange nk'abafashe urugero nka Amerika, nigeze kubana n'umunyeshuri twiganye muri Vermont, aza kugira ibintu akora mu Rwanda, tubana ku Gisozi. Noneho ambwira ko ahantu tuba, inzu tubamo, ako kajagari tubamo k'abantu benshi, kuko hari nk'ahantu mu kwinjira bigoye. Ati nubwo kwinjira bigoye, ariko muri ambasade yangira hasi nta kintu cyambaho hano
ngo hashira iminota 15 batarangeraho. Njyewe si cyambaho, ntacyo nababwira kuko you are not American. None se kimbayeho kiza kukuganaho ati mbonye kinsatira nabivuga, ariko sinahururiza umunyarwanda muruza Amerika, ubwo nakabaye nzi nimero z'abashinzwe umutekano wanyu hafa. Ariko wacu hari abawushinzwe bazi aho turi. Nuko bimeze. Nta munyamerika urari i Kigali imbasi yabitaza aho araye. Nuwavuye mu nzima akajya mu yindi, bo baba bazi wenda yindi yababwiye. Ariko se bivuze iki? Biravuze ngo abakurambere bacu bataramenya ko Amerika iriho, bari bafite uburyo bwo komatana, gutuma umuturage w'umunyarwanda yomatana n'igihugu, akomatana n'umwami, akomatana n'u Rwanda, noneho we na rubanda bahuje kuba rubanda bakomatana, ubumwe bwabo bukaba imibereho iganje. Ibi bintu iyo umuntu abivuga cyangwa bisoma, Jenoside yabaye mu Rwanda nafite imyaka 11 nari umuntu umenya ubaza ibiri kuba nkumva, ntabwo bihura. Ugira ngo na amateka mahimbano, na amateka y'ibikabyo, abo bantu bava muri iyo ntekerezo yo kuba umwe mu butatu, bagahinduka, umwe agahindukira akajya gutwikira undi ate akamwica ate. Niho hantu dukwiye kuganira, bimwe na bimwe ntituzanabisobanukirwa kubera ko tutagize nyine uruhare muri byo mu buryo wasobanura ngo twatekereje kumara abantu kubera ko twari twabonye n'ibi. Ariko amahirwe tugira nuko mu kubohora u Rwanda urukuta rwari rumaze igihe kinini ruri hagati y'abanyarwanda n'amateka yabo. Inkotanyi zararusenye. Buriya ntabwo abasaza bakuru cyangwa n'abantu bangana natwe bo muri 1980 bisanzuraga ngo bagane ku mateka y'ukuri, kandi ibitabo byari bihari muri za mizi, hari n'ibimenyetso byari muri za mizi. Ndabaha urugero rw'ikimenyetso kimwe kimaze imyaka myinshi muri mize no kwa Habyarimana cyarimo. Abanyarwanda bigeze kugira ingorane, basuzugurwa n'ibihugu bine, noneho bitekereza kubaterera rimwe. Ubwo ndababwira ubumwe bwabo kugira ngo tuze kureba ku bwacu, ubumwe bwacu bw'uyu munsi n'icyo bukora n'uburyo twazaburaga bato. Kubera ko gutamika u Rwanda bakiri bato, impuruza y'umwami cyari igikomeye, babaga bahururiye bwa butatu ariko bahurujwe n'umwami. Arabahuruza kugira ngo bitegure kuzatabara u Rwanda. Ibihugu byari byaduteye bimwe biri mu Rwanda. Ubugesera bwari igihugu cy'igihanganje kwacyo, buriya Bugesera mubona. Igisaka cyari igihugu, na Ndorwa yari igihugu, ariko igihugu cyari gifite ubudahangarwa n'ubu kikiri igihugu cyari Uburundi. Uburundi, Ubugesera, Gisaka na Ndorwa byakoze umugambi wo gukuraho u Rwanda kera cyane mu 1700 ubwa Cyilima Rujugira, wari utuye intora hano hakurya ku Gisozi. Akoze impuruza, abanyarwanda barahurura, ategeka abahungu be kubimburira itabaro, noneho bajya kuburizamo umutsindo mw'ibyo bihugu bituranye. Ariko abarundi bo abategeka ko bazabategereza ku mupaka kuko bashobora kuba bari bafite imbaraga. U Rwanda rutsinze, umwami wacu ajya Gasabo aterayo igiti, n'ubu kirahari njya gisura. Ateye igiti avuga ijambo ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, kuko kera gusinya byari gutera igiti akagira ijambo avuga ko ntibandikaga, ubwo yari aciye iteka. Ariko nyuma abarundi bararakara, barakaye, ingoma yabo Ngabe, ingoma murabyumva ni ikirango cy'ibwami. Ingoma Ngabe yari ifite izina ryayo bararihindura, bayita Nanga u Rwanda. Ingoma Ngabe yabo bayita ngo iki? Nanga u Rwanda. Abanyarwanda bararakara cyane cyane ab'inyaruguru. Nyaruguru hari umutwe w'inyaruguru w'abasirikare bakomeye cyane. Iyo bavuze inyaruguru ni umutwe ubundi w'ingabo z'inyaruguru. Noneho basaba umwami w'u Rwanda kujya kunyaga iyo ngoma ishingiye ku gitutsi no kwanga u Rwanda. Baragenda barayinyaga. Amateka twereka ko n'umwami waho Mutaga yahatakarije ubuzima. Baraza bageze Nyaruguru, bakora igitaramo cyo kwishimira ko batsinze. Umwe mu basirikare asaba umwami nawe ko yakwita iyo ngoma. Baramubwira ati yiti, ati nyise Nanga u Burundi. Baturamenye uramenye,
umwami ahita aca iteka ngo ntukagire uko umwanzi agize. Nibo bayise ko nimuyirekere iryo zina. Kuva icyo gihe kugera uyu mwanya turi kuvugana iri muri mizi. Icyo nababwiraga ari Inkotanyi zakoze gusenya urukuta rwatubuzaga kureba amateka yacu. Hari ibimenyetso byinshi byari gutuma mu gihe abakoroni bari bagiye, kuko tujya tubitwaza cyane tukavuga abakoroni, byari gutuma Repubulika ya mbere ya Kayibanda cyangwa se ya kabiri ya Habyarimana bavuga bati iyo turebye aya mateka yacu ukuyemo umukoroni turi umwe. Turebye u Rwanda tukareba imibereho y'umwami tukareba rubanda turi umwe. Hari abasaza bakuru basobanura ibyo kurusha ibitabo, ntibahabwa umwanya, ahubwo ugize wese ngo aragira icyo abivugaho agasubizwa inyuma. Tugenda dushira mu buryo bw'intekerezo, tuza gusigara turi ishyanga rivanze ububirigi bwadukoroneje, ubunyarwanda bwapfubye, dusigara turi ikintu kivangavanze mu ntekerezo. Turiga tugira za PhD, tuba abantu bashobora kuyobora amabanke, tuba abantu bashobora kuyobora ibitaro, tuba abantu bashobora kubaga umutima ariko tutagira umutima. Ubwo wambaza ngo iyo filozofi yawe wowe ni bwoko ki y'ubuhanga bwo kuba wabaga umutima utagira umutima? Ariko nagushakira wabaza umutima ariko wisha abantu bafite umutima utarwaye. Muri wahita ubona ko batari bafite umutima. Iki gihugu ikintu gikomeye cyane abakoroni bagezemo basenye ni intekerezo. Nta bikorwa remezo by'ibitangaza twari dufite, ariko nibyo twari dufite ntabwo babikozeho. Ntabyo bakozeho, ahubwo bakoze ku gikomeye cyane. Igikomeye cyane rero mwambaza muti bakibwiwe n'iki? Abakoroni baza mu by'ukuri twari dufite intwari za mbere y'ubukoroni. Niba muzi Ruganzu Bwimba na mushiki we Rubwa Nyiramateke, ni ikiganiro cyava mu gitondo kikageza nimugoroba tuvuga ibigwi byabo. Bitangiye u Rwanda, basiga ingoma, bamena amaraso ngo u Rwanda rubeho. Abo mu mateka turabafite. Iyo ugiye kureba umuntu witwa Ruganzu Ndori, wunamuye u Rwanda akaruvana mu maboko y'abanyabungo rumaze imyaka 15, ruri mu maboko y'abanyamahanga. Ukareba nyina utaramubyaye wamubereye nyina w'ingoboka witwa Nyiraruganzu Nyirarumaga, washinze intebe y'abasizi, wabaye umugore w'igitangaza, wagaruye umugani urafatanyije n'umuhungu we yabereye ingoboka. Ni abantu babaye intwari z'ibitangaza. Iyo ugiye kureba uwo Cyilima Rujugira nababwiraga, yasize imirage n'imirage y'uruhererekane. Iyo uzamutse ukagera kuri Kigeli wa kane Rwabugira, ari nawe wa nyuma abakoroni basanze, niwe wabonanye n'abakoroni, niwe wa mbere wabonanye n'abantu babera batari abanyarwanda cyangwa abirabura ba hafi aha ngaha. Iyo urebye ibitekerezo bya Rwabugiri, uburyo we na rubanda n'u Rwanda bari bomatanye, ubona ko mu by'ukuri uko badusanze batari kudutsinda. Ngo ndavuga badusanze nge namwe, kuko natwe mu bakurambere bacu ntabwo tubihakana, ntabwo twihakana abanyarwanda. Noneho ngo tujye gutera inkunga iyi politiki y'abakoroni n'imitekerereze y'abakoroni. Wowe Mrs. Mr. X usubiye inyuma ushobora kuba utageze no ku gisekuru cya 10 watangira guhura n'izi ntwari ndi kuvuga, watangira guhura n'aba bantu b'ibihangange babaye mu Rwanda rwacu ndi kuvuga. Ubwo ngewe mvuze Nyirarumaga namaze guhura nawe, n'abasinga bose bahuye na Nyirarumaga mu mateka yacu. Ariko tumanutse gato tukajya mu 1300 turahura na Nkurukumbi wanze gutabarira u Rwanda ngo yabaye ikigoryi, ngo yaryamye ari umugabo ngo bwakeye yari imbwa. Niko yarababwiye ati rero njya kuryama mwabonaga ndi umugabo, genda ubwire umwami ko nta mugabo ndimo bwakeye nabaye imbwa. Uwo ni umusinga mwene wacu. Wamugeraho ugashaka kumukwepa kubera ko atari umunyabigwi. Mbabwira n'ukuri buri abasinga igikomere cyabo cyakijijwe nyirango n'urugamba rwo kubohora u Rwanda, kubera abasinga bagiye bakabintwara. Naho ubundi bahoranaga ipfunwe, wavuga ngo umusinga ati shamwe mwaze gutabara mwihaditse amatugunguru umwanya nazingwe. Abantu bose bakajya babona ko umuntu w'umusinga ari umuntu udasobanutse. Ariko icyo nari mbivugiye, tutaguye mu mutego w'abakoroni bageze hano barangiza bakavuga ngo ngo abatutsi ngo bahageze ngo hashize imyaka magana ngahe ngo bahageze. Kandi abo bantu bavuga
bamaze imyaka yose bafite filozofi yitwa ubutatu bw'u Rwanda. Ubutatu butavangura rubanda. Rubanda utunze, rubanda udatunze, bose bari mu isibo ya rubanda. Abanyarwanda bo ntabwo bari bazi kwicamwe ibice bishingiye ngo twaturutse epfo abandi baturuka ruguru. Bose bari isibo y'u Rwanda yitwa rubanda. Aho ngaho rero kwasubira tukabumva bitwereka akaga twagize katari gushoboka, bigahita biduha imbaraga zivuga ngo ibi bintu mu mateka y'isi u Rwanda ntiruzongere gusitara. Utabirebye wagwa mu mitego myinshi. Nkunda kubwira abantu bakiri bato ngo niba abajenosideri baricaye bakabona impamvu yo gukora jenoside, bayihimbye baterateranyije bakagira aho banzura ngo bakoze jenoside. Uri umunyamujinya uhererekanya umujinya n'ibikomere, Abanyarwanda bazabona impamvu nyinshi ziruta iz'abajenosideri zo kuba bakora amahano arenze na jenoside. Reka mbisubiremo, buriya statement z'abanyapolitike ziragora naragiye umuntu yumvikana nabi. Abantu mwese ko muri hano nta numwe ubagishije inama, nta numwe bagishije inama, baricaye amazina yabo turayazi, baranzura ngo tugomba gukora jenoside tukica abatutsi. Ariko iyo uganira n'abakuru bakubwira ibintu bimwe, ngo abatutsi bategetse imyaka 500, abandi bakakubwira bati hari umugome wajya kubyukira mu mpinja. Ibyo bintu byose ababikoze ntabyo babonye. Ntabwo abajenosideri tuzi bafunze, abafunguwe, abapfuye, abafungiye mu mahanga, nta numwe ukubwira ngo nakorewe iki bucyanjye gukora jenoside. Arakubwira ngo kera ngo abantu bahemukiye bakurambere bacu, ngo none ngo nta kindi twakora ngo usibye nyine gukora ibi twakoze. Icyo narivuze rero, niba abantu baraterateranyije ubusa n'amateka atariyo, ko amateka ntabwo ari ibanga, abanyamateka twese duteranye nta muntu wazana evidence igaragaza ko hari abantu bahemutse kurusha abandi, noneho abana babo bazabyishyura mu myaka 100. Not single one. Niba abantu baraterateranyije ubusa bakabona impamvu yo gukora jenoside, bo bita impamvu. Uyu munsi tukaba twarabonye jenoside n'ingaruka zayo, tutigishije ngo tuganire twubaka ubumwe, u Rwanda rwazabamwe akaga karuta kabaye kubera uburangazi bw'abariho. Mu minsi ishize nahoze ndeba ibintu byanditse mu gitabo Twese Twemera Abakristo. Ese abajenosideri barahasomye muri Bibiliya, mu bitabo bibiri, icyo kuva n'icyo kubara. Umuntu yigeze abwira abantu ngo bafate Bibiliya ngo basome mu kujya, ariko ntabwo ibya Bibiliya yarabizi. Yarazi ko niba hari kuva hari no kujya, ariko bamvuze ni mu kuva. Handitsemo ibintu bibi ku buryo nk'abantu dushinzwe ibitabo, Bibiliya ije mu gihe cyanjye n'abagenzi banjye, iryo jambo twaryeditinga. Ariko Bibiliya nayo ifite imbaraga inyuma yayo. Ubundi wabaza utese ko bahora baprintinga mwasabye bakarikuramo iryo jambo, wenda impamvu batanarikuramo iyo abantu bavuga ko ryarebaga ishyanga rya kure. Riravuga ngo ndi Imana ifuha, nzahora abana gukiranirwa kwa base, nge ku buvivi n'ubuvivure. Ubwo mu icyo bivuze, umuhungu witwa Bamporiki azakora icyaha, abyare umwana byishyure, uzukuruze umwuzukuruza byishyure, haza ubuvivi, ubuvivi bubibazwe, haza ubuvivure nabwo bwitabe bujye kwisobanura. Iyo ni ideology, ni genocidere, ubundi ni imitekerereze y'abicanyi. Ndi umukristo, ntabwo ndi umuyahudi, ndi umukristo w'umunyarwanda utekereza kinyarwanda. Ntabwo wambwira ngo ngiye Bamporiki nimba umuntu uhemukiye ingoma, uhemukiye igihugu, sinzahanwe ngo birangirire kuri nge, ngo bizabyara umujinya w'uruhererekane, akankomokaho kose kazabyishyure kugera ku buvivi n'ubuvivure. Uba wimana amaboko kw'icyo gihugu, uba utanze umuvumo kw'icyo gihugu mu ishyanga rizakurikira.
ariko umutware wacu, umutware w'u Rwanda, mukuru w'u Rwanda, mu butumwa dukura kuri za archive, yabwiye abasirikari ijambo rikomeye ababuza kugoma, kuko yatinyaga ko hagira uwigana ibyo abo barwanya bari gukora. Arababwira ngo muramutse mukoze nk'ibyo abo murwanya bakora, mwaba mutandukaniye nabo. Ubwo ni ubutumwa bukomeye. Ariko igihugu kimaze kubohorwa, noneho ngibyo nabonye, namwe bari hano mwabonye, twabonye impuruza ihamagarira abantu kuva mu mashyamba ya Kongo. Ubwo ni bwa bumwe rero tuvuga, bwa bumwe turi kuganira, ntabwo turajya kubushakira mu bintu turi guterateranye bindi bitari bindi kuvuga. Impuruza ivana abantu mu mashyamba ya Kongo, impuruza ibwira abana bageze mu iki gihugu bavuye muri ayo mashyamba ya Kongo n'abataragiyeyo, abarokotse n'abafite ababyeyi bakoze jenoside, mujye kwiga mushaka ubumenyi, kino gihugu gikeneye amaboko yanyu, muri abavunyi b'u Rwanda. Iyo mpuruza ntabwo itandukanye cyane n'iya rwa ruhinja rwabwirwaga rukihagera, kubera ko inkotanyi zavuze ibintu bitumvikana. Abantu bigaga muri segonderi, nigaga mu mwaka wa 4 primaire muri jenoside, abantu bigaga muri segonderi mu wa mbere mu wa kabiri, iyo muganiriye bafite ababyeyi bakoze jenoside, arakubwira ngo ntabwo twigeze twiringira ubuzima kubera ibyo ababyeyi bacu bakoze. Ese ubwo butumwa bari barabukuye hehe ko nta radio yabivuze? Ariko bamwe barebye iby'interahamwe zatekereje vis-a-vis icyo bitaga amateka, abandi bareba icyo Bibiliya bamaze igihe bikoreye ku mutwe ivuga, ariko ntibajya kureba wenda mu isezerano rishya icyo Yesu yavuze. Ariko haza impuruza y'umutware ivuga ngo muhana abahemutse, abana babo mubashyire mu rugamba rwo kubaka u Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane. Amahitamo y'intwari zihari ni ishingiro ry'ubuzima bushya, mu gihe gusubira ku bya kera byagoranye kubera ibyago byabaye. Amahitamo y'intwari zihari ni ishingiro ry'ubuzima bushya, ubundi byakagoranye cyane kujya gushakira ubuzima bushya mu bya kera kubera ibyago bibaye ako kanya. Umutware wacu rero ategeka ko amaboko y'umwana w'umunyarwanda, ubwenge bw'umwana w'umunyarwanda ari byo bizubaka u Rwanda. Burya yarakuyeho ryateka gihishe mu gitabo gitagatifu rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa baza. Byari kuzaba ibintu birebire. Ubu ngubu ngewe mba ngezweho, umwana wanjye imyaka 30, umwana wanjye agategereza 100. Hari n'ibintu njya nganiriza abantu twiganira, abaka ubundi inkotanyi, hari n'ibintu zari gutekereza wenda bitabaye na politiki ihambaye. Ubu ati babamora iki, babonye base wabo na base bica abantu afite imyaka 11. So uyu mwana nubwo twamwigisha, muri we afitemo toroma, afitemo udusazi twiwabo. Okay, kadukora imibare, kadumukubite imyaka 40 tumusuzume uko bizaba bimeze. Nk'abangize 51, abasuzumyi baza ko bati twabonye hakirimo ka doze, tumukubite yindi 20 tukaba 70. Akabati rero kubabamora iki nabandi nkawe, mureke tubirengagize turebe abana babo bitari mu bugome. Ariko umuntu w'umuhanga gusa wavuze ngo ntabwo umuntu yareba se yica, umuzamuha inshingano zishobora. Umuhanga, kuko abahanga babaho. Abanyamategeko bari hano, muzi umuntu twanga nge nanga witwa Romborozo. Romborozo yaravuze ngo buriya ngo uko umuntu asa ngo n'ibyaha ngo akora ngo bishobora kuba bingana n'isura ye, ngo niba areba nabi cyane, ngo niba ijisho rimwe bararikuyemo, ngo be careful, ngo wamenye intambara yarwanaga ari izihe. Abantu rero batekereza nka ba Romborozo yashoboraga kwibonekeza akavuga ati ariko reka tubitekereze neza, ibintu abana babonye base bakora nabo bazakora. Kuko ubundi usibye ikibi nta kintu cyiza nko kuba wakigana so yagize neza. Kuko nkuko mubizi umwana bimbwa bakavuga uyu mwana abaye imbwa ate ku isi yari umugabo. Nukuvuga rero ari n'abantu rega ari ibintu dutambutse mwebwe bandi mutajya mubibuka. Hari abantu babagome babaga mu makaritsiye, waba utambutse ari akana kagukubita urushyi, wahinduye bati twe niko twabaye, ati buriya niba utarunabizi iwacu turi abanyamujinya, nuko barabuhererekana nk'umurage. Data yari umunyamujinya, sokuruza n'umunyamujinya. Iyo mitekerereze iciwe n'inkotanyi kandi zidasakuje, kubera gusa ko uhanwe ukoze ikintu kidakorwa ahanwe. Umuco wa impunity, kudahana abantu bakoze ibyaha,
byageraga abantu bakagira identity ku musozi, wamubona bati uriya muhungu igerayo sha iwabo niko bamera, niko babaye. Rero aya mahitamo mwababyeyi mwe bavandimwe, amahitamo agera kuri 3 nshaka kurezima kugira ngo ndebe niba naza kubona icyerekezo cyo kugira naho nasoreza ikiganiro. Amahitamo ya mbere ni amahitamo y'inkotanyi. Inkotanyi umuntu wazitumye niwe bari kuziholding accountable, ariko sinjya mumenya. Inkotanyi zagiye hamwe nk'inkotanyi nk'umuryango zifata icyemezo kuvuga ngo ntabwo abanyarwanda bazakomeza gupfa, tugiye kubohora igihugu. Ikitumye mvuga ngo wazitumye ntabwo zari zifite uwo zisobanuraho ku buryo zitari gufata ibyemezo biri wrong. Icyakora umuntu mukuru yarambwiye ngo ibyo bibaza nibyo, ariko iyo tuza kuba wrong ntabwo twari kuba tukiri inkotanyi. Ikitugira inkotanyi nuko twanze kugoma tukanga kujya mu murongo mubi. Amahitamo y'inkotanyi rero atugira umwe, adutegeka kuba bamwe, kuba mu gihugu kimwe no gukotana kimwe, dukotanira u Rwanda tuyubahe. Icya kabiri, abantu bacitse ku icumu nahereyeho bo noneho batari muri ya starago, batabaye muri leadership y'igihe kirekire ngo bave ngo hari ibintu baganiriyeho, bashoboraga kwanga ikintu kimwe gusa. Bakavuga ati aba bantu bagoma, aba bantu bica, ntabwo tuzabana nabo. None rero ubwo bumwe muvuga burabo bumwe bwacu twebwe abacitse ku icumu, nabo mu batozo ubwabo batura habo dutura hacu. Iyo challenge sinzi kuri inkotanyi zari kuyigenza kuko cyari igihe kigoye, ariko kwikubitiro abacitse ku icumu icyo ababarokoye bababwiye baracyemeye nk'ikimenyetso cyo kwizera imbaraga z'uwakurokoye, ariko kandi ng'ubutwari bwo gushaka ubuzima mu gihe wabwamburwaga. Abo rero bahisemo ko tubumwe. Uwakanga kubumwe muri iki gihe icyo yashingiraho cyose yaba bahemukiye, ntabwo yaba yahemukiye uwo yanga kuba bumwe, kuko mu bihango by'uruhererekane umuntu agira icyo atinya. Wagira utya umukecuru usaza, umukecuru imyaka 80 wacitse ku icumu, akabona umwuzukuru we arimo arahangana n'abantu ngo nuko bababanyiza uwo mukecuru, kandi uwo mukecuru we yarababariye akanifuriza abo bana kubana. Byaba ari ikintu kitari cy'u Rwanda. Ayo mahitamo tuyubahe. Noneho rero amahitamo ya gatatu nayo mukuru w'u Rwanda, kubera ko burya philosophy, imitekerereze y'umukuru w'abantu ntabwo itandukana n'iyabo bantu. Buri uyu mutware w'urugo, amatwara usanga mu rugo ntabwo bitandukanye cyane n'umutware warwo. Iyo ugeze mu rugo ukuntu usanze bimeze, iyo leadership yo muri urwo rugo ni uko imeze. Buri uyu mutware wacu yavunwe n'ibintu byinshi nge ntamenya, ariko bibyara ko abanyarwanda bagomba kuba umwe. Nibyo abo barwananye batumvise uko abitekereza, yagomeje guhagarara ku cy'inkotanyi nk'umuyobozi wazo, nk'umuyobozi w'u Rwanda. Uyu munsi nta munyarwanda utari proud yo kuba tuyobowe na Perezida Kagame. Noneho mbabwire wenda nibyo mutajya mumenya, n'abarwanya u Rwanda. Umunsi umwe muri 2011 nari ahantu bita Buffalo, New York, mura n'umugabo aracyariho bitwa Nsengiyumva, wari umujyanama wa perezida ngo wari umusemuzi we Habyarimana. Ambwira ibintu, ambwira ko amahirwe igihugu gifite, Afurika ifite, ari uko ari umuperezida w'umuhanga mu bya gisirikare no mu bya politiki no mu bya economy. Yavuze ibintu byinshi, economy, military, political. Aramutaka bidatandukanye nuko nawe uri umunyarwanda wamuvuga, kuko ibyo yamuvugaga ari byo. Agiye gusoza ijambo rye aravuga ngo nubwo mwanga nge ninjye wari wavuye mu Rwanda, nabwo bagiye kubaha ikiganiro nk'umuntu wiga muri Amerika, hazaba Rwanda Day ya Boston, turi kureba uburyo ki nibura abantu baba bazima kurusha gukomeza kuba babi kandi ari abanyarwanda. Nari mfite inyungu nyinshi rero zo kumenya ikintu cyatuma utaka umuntu. Obviously ubona ubuhanga bwe naho yerekeza ibintu, ariko ukanguka mwanga. Arasobanurira namwe yaterega ntuvunike. Burya wabona ibintu by'ubutwari byinshi bikomeye bikorwa n'uwawe, atari ko kubona ibintu byose byiza bikorwa n'utari uwawe. Tishate nyene uramwanga ukarekera. Arabuzwa se n'iki kuba uwawe ko ari umutware w'u Rwanda. Bimwe byacu rero akora statement ivuga ngo he is a Tutsi and a Hutu. Kuri we n'urukuta rukomeye, ntashobora kubona ubutwari, ntashobora kubona
ubupfura ntashobora kubona icyerekezo. Ariko ndagira ngo abantu bato bari hano babyarira muri iki gihugu, aya mahitamo y'inkotanyi, amahitamo y'abacitse ku icumu, amahitamo y'umutware wacu mukuru w'u Rwanda yubatse ubumwe ndakuka ndakumirwa bw'u Rwanda, hongerweho noneho amahitamo ya rubanda agomeze kuba amahitamo ndahungabanywa, aribo twebwe duhuje isibo ryo guhurira mu banyagihugu. Nge ntabwo mfite impungenge ko RPF izahindura political agenda, ntabwo mfite impungenge ko abacitse ku icumu mu miryango bahuriramo bazakora statement irwanya ubumwe, ntabwo mfite impungenge ko umukuru w'u Rwanda ku bumwe bwacu hari icyo azadiriwaho. Izo ntazo mfite. Izo mfite ni uko turera, ni uko tumeze noneho nk'abagize umuryango mugari w'abanyarwanda, ni uko ducyaha uhagurukanye kitari cy'u Rwanda, ni uko tubyitwaramo. Iyo tubonye abantu bashaka gutuka u Rwanda, ni imyitwarire yacu, ni imigirire yacu bishobora gusubiza u Rwanda inyuma, nabundi aho ruri ni heza kandi abantu batangiye hakiri kare. Nicaye hano nibutse inzu yari hano Rwanda Revenue yakoreragamo muri 2000, nahahuriye n'umumama, abamama babiri baganira. Nari nje kwiyandikisha hazaba irushanwa ry'imivugo, nari agahungu kavuye icyango kadafite ibyiringiro, kateri impuhwe umuntu wese uzifite, kuko umuntu udafite impuhwe niyo amuzimutera nyine uri kumutera icyo adafite. Hanyuma mera nk'uteze amatwi numva abamama bari kuganira. Uri ubundi umwana wageze muri segonderi yahuye n'imibereho mibi, ikintu akora cyane ni ukumva. Umuntu wageze muri segonderi, ariko burya abantu batageze muri segonderi nabo bumva ukwabo. Urumva cyane, umuntu wageze muri segonderi arumva cyane ko bazi ko ashobora no kubazwa n'ibyo yumvishe mu nzira. Umumama umwe abwira mugenzi we ati, se wabimenye ko umukozi wanjye yarwaye igicuri? Mitano opportunity. Nabandi hari akazi. Nari namenye ngo yakoraga iki. Noneho bituma ngenda ntagenda kugira ngo numve iby'iyo opportunity. Ariko ibyo nibyo umuntu wageze muri segonderi utaragezemo yakikomereza. Ati noneho se umukozi uramukuraho ko abakozi muri iyi minsi ibyabo bigoranye. Noneho mpita numva ko hari akazi. Ndabahunga gato ngo batumva ngo uyu mwana arumva iki. Noneho batandukanye nkurikira wa wundi warwaje igicuri. Ndamubwira nti nitwa Bamporiki, wacu ni Nyamasheke. Ni na mwaka ushize nigaga mu mwaka wa 3, ariko haboneka impamvu zituma ndakomeza. None nagira ngo ako kazi kakorwaga n'abarwaye igicuri mu kantu, kubera ko nge ntabwo nyandwara igicuri. Nabyongeyeho ko ndamwishoringa ko nta gicuri ndwara. Sandangira aho yakoreraga ambwira ko ofisi ye iba ku Muhima, ahantu higeze kuba umutingito, inzu yari harika bakimura abantu muri Rwanda Revenue. Ambwira igihe nzajya kumurebera. Mpageze ambwira amateka, ambwira ko ari wapfakajwe na jenoside, abana be bari kwiga, atashobora gufata umwana w'umunyeshuri ngo amushyire mu kazi ko mu rugo abe bari kwiga. Noneho arambwira ati, ahubwo abana nibafungura, nagomeje gutekereza ku kintu cyatumye ari nyubwira, sanga nzagufasha ukiga. Ubwo rero abana nibafungura, amashuri nafungura, uzashaka ishuri nzajya mwishyurira. Utuye mu Kimicanga, ubaho uti? Ndabisobanura. So urya amafaranga ngaye ku munsi? 150. Uba mu nzu yangaye ya 3 turi 3. So kora bije yateranye yose mbwire nyaguhe arayamba. No, ntabwo ari fiction, ndababwira ibyabaye. Arayamba. Hanyuma abana bafunguye, nashatse ishuri, ibintu biba ku bantu. Shatse ishuri naribonye, mageze nyine sanga umutingito warabaye nyuberwa wayimukiye. Ariko igikombe navugaga ni umubyeyi wacitse ku icumu, utakubajije aho iryawe waricikiyeho, wenda ngo nasanga ntaryo ahindura ibitekerezo, kuko iyo abimbaza ari gusanga ntaryo, bigatuma wenda yahindura ibitekerezo. Ariko akavuga ngo ugomba kwiga. Muri 2003 ibintu ducamo, nagiye kuvuga poeme muri Rwanda Tere. Hari umutware yitwaga Kabanda n'Amariko, vuga umuvugo witwa umuvuduko w'ibanga. Umutware wacu yarahari,
arandeba aranyumva birangiye antumaho, abaza ibyo nize mubwira ko ntabyo, ategeka akabandana ko banyishyurira bakajya bampa ibyo nkeneye byose. Ibyanjye rero buri gihe byahushanyaga n'igihe cy'amashuri. Bukeye njye muri Rwandatel bambarira umugabo witwaga Matata, witwa Matata aracyariho, bambarira amafaranga bazajya bampa buri kwezi kugeza amashuri afunguye nkajya kwiga. Noneho urumva ndabandi ibyavuzwe n'umukecuru ubwo byanze, iby'umukuru w'u Rwanda byo ntabwo bibura kwanga nyine kubatangira ko mu mafaranga kandi menshi. Bampaga Bruce Ruti yabi Butare kandi ngomba kujya kwiga muri secondaire, kwishyura inzu bakishyura na transport kandi ntari natangira no kugira aho njye. Noneho ibyo byo narabyumvira ari ku radio, ngiye kumva numva ku radio ko u Rwanda rwahisemo guprivatiza Rwandatel. So wayiyoboraga yitwa Kabandana yagiye muri Riyamu, zinduka ajya kumuhima kumushaka kumuhima. Niba nawe yari afitemo akantu k'ihungabana ugereranyije iyo mbere bishobora kuba harimo munini, dore ko nabyo tubireba. Tukawe yarambwiye ati rero wa mwana we urumva twari twahawe inshingano zo kugukurikirana, ariko nabajije hano ntabwo bwakengera haciye mu kwezi, nabajije hano nsanga ubushobozi bwaho budashobora gutuma kwiga. Ariko ubu uri umuhanzi, uriya mutware ushobora kuzananga kumubona uzasobanura ibyakubaye. Ariko se ndimo ndavuga iki? Ubona nivuze amahitamo ariko ni cya gatatu ndakibutse, nacyo ndakibabwira. Mwese uwabaha mikoro mwabona neza mwagiriwe kubera amahitamo nababwiye, ayo mukuru w'u Rwanda, ay'inkotanyi ndetse n'ayabacitse ku icumu. Reka noneho muri 2004 ubwo umutware wanjye sinzi aho nzamukura njya kuvuga indi poeme i Nyamirambo. Icyo gihe hari gahunda yahuzaga abasivili n'abasirikari yitwaga Fojari, rwa rubyiruko rw'abasivili n'abasirikari, nari nambaye imyenda ya gisirikari. Vuga poeme nziza, umusirikari ubu ngubu ufunze witwa Rusagara aza kundeba, ndashaka kuvuga ibintu byiza, uba muri he batayo wowe? Ariko ntanasubiza ati ndashaka kujya kwigisha muri kaminuza, ukajya bigisha kuvuga. Ndetse umuntu ajya kwigisha atarize. Ntabwo wize? Ntabwo nize. Ndagufunga. None numva uko bigenda bizamuka ntiga bizageraho topic mwampaye ni iri kubasetsa, ntabwo ari njye. Iyo irimo ibintu bikomeye ariko by'amahitamo y'Abanyarwanda. Ambwira ko duhurira kwa Rando mu gitondo. Kwa Rando nari mpari. Ko barambwiye bati umusirikare mukuru nundamwihisha bazi gushakisha bazakubona. Kwa Rando nari mpari mu gitondo. Ankubita mu modoka tuza mu Kigali hano, hari niho Minadef yakorera. Tuhageze twinjira muri office irimo abasirikare benshi, irimo ngira ngo n'umuruta kuko nabonaga hari urumva sinenze amaranka kuyasoma nyareba n'ubanza ntabizi neza. Noneho umugabo ahita ambaza ngo ngo ni wowe udashaka kwiga? Ubwo urumva biba byavuzwe hakiri kare. Mbwira impamvu ifatika ituma udashaka kwiga. Ni njyewe utunze mama n'abashiki banjye. Batungisha iki? Ibindi byose barabyikorera nkabashakira umuntu. Araseka ati urimbwa gusa, urimbwa wambwa baragira ngo hari n'ikindi kintu bamariye, iyo myunyu yawe ugenda ujye kwiga. Ndaresista nterega fande ni buriya murabikinisha, ariko umunyu w'iwacu ni igikomeye. Byari akantu k'uruhererekane kera mama yatumye mushiki wanjye gusaba umunyu barawumwima, ndababara cyane njya kuwusaba njyewe ndira kugira ngo mama atarara ababe. Barawuma nkuzanya ahitamo inshingano, mfite imyaka 6. Kuva umunsi kugeza iteka ryose nshinzwe umunyu. Kumeze shize nanditse igitabo cyitwa Umusabyi w'umunyu. Bingi sohora muzashyigikire. Umusabyi w'umunyu. Afande rero na afande nziza mubwira ko ndashobora kujya kwiga kandi nshinzwe umunyu. We ararakara cyane ati uhamuka wegenda. Wari wabona umuntu wapfuye? Umuntu yapfuye abantu baryaga imyunyu ntibakomeza bakayirya. Ujye kwiga ubifate nk'upfuye, hanyuma iyo myunyu y'iwanyu turebe niba itazagura. So aho rero niho nakuye kwiga, njye gukora kandaribure. Urumva harashize nk'imyaka 6 abo twiganye bari kurangiza kaminuza. Ariko kubera igitsure
kuko ashobora kuba yaramubwira ati uyu mwana avuga ibintu byiza yize yazajya akomeza kubona uko bivuga. Ese iyo mitekerereze y'inkotanyi y'umukuru w'u Rwanda y'uwacitse ku icumu mbahaye mu ngero z'ubuzima, namwe ndishobora kuba wabaha mikoro mwavuga byinshi. Uyu munsi iratunaniza iki? Kubera gusa ko abakoroni bageze hano bakavuga ngo wowe iwanyu muraba namwe muraba, tukagira n'ingorane abayobozi bari bahari bagakinisha amateka yacu, bagakora politike yica igihugu, bakica abantu, bagapfundikira, tugaheraho. Kandi inkotanyi zarunamuye u Rwanda, kandi umukuru w'u Rwanda yaratanze icyerekezo. Ese muri iyi mibanire yacu haba harimo ingorane zitaganirwaho? Haba harimo umuntu ubangamira undi mu mibanire yacu y'Abanyarwanda ku buryo binanirana kurwana naho, ku buryo byatuma ahubwo aho kundwanaho untanga? Hari mu mateka yacu abagabo babiri banganaga, simvuga kungana, ndavuga kwangana. Banganaga ngo n'umwami abizi, kandi ari abatware, ari abasirikari bafite ijambo. Umwe yitwaga Nyiringango, undi yitwa Rutuku. Rutuku na Nyiringango urwango rwabo rurazwi mu mateka. Noneho kera iyo hajyaga kubaho itabaro, habagaho umuhango witwa kwegeka amatiku. Amatiku Bamporiki yavanye iwabo, ayo Pierre yavanye iwabo, ayo runaka yavanye iwabo, bakayegeka. Madame Flora n'abandi bayobozi muri kumwe hano, mu ngorane tugira hari ibintu dukinisha by'imihango y'Abanyarwanda. Buriya ngiye gukoresha abantu batanu, nabakoresha umuhango wo kwegeka amatiku, ku buryo uzayazana nzajya mubaza yegetse ari ayahe. Usanga dukorana mu matiku, ntabwo tugikora umuhango wo kwegeka amatiku. Abakurambere bacu rero bo bakoraga umuhango wo kwegeka amatiku, mukaba clean. N'umwami nawe yajyaga kwima akabanza kujya gukarabywa nkotsi na bikara, bakamukarabya bakamukuraho ibintu byo mu bantu. Izina ry'ubututsi rikajya hasi, ry'ubwami rikajya hejuru. Abantu bamubona akagenda ari umuntu akagaruka ari umwami. Were no kurahira nabonye hari ikintu byongera ku kurahira ni igitangazo. Urarahira tuvuta tukaza byanze bikunze, wahura n'abantu bakatubona. Kuri u Rwanda nk'ubu yaba ari kubyibaza ukundi, mu kanya nahura n'itangazo, nabwo ejo twahura nabwo ukabona ko twatuvuta tutagihari ukabibona. Ubwo ngubwo ngira ngo hari uburyo byabaye transmitted mu bintu biri modern. Ariko nahingiye kubabwira Rutuku na Nyiringango, noneho begetse amatiku. Umutware w'abati niko se Nyiringa, tubyizere koko buriya murayegetse n'ayanyu ukuntu mwangana birakunze, murayegetse. Bajya ku rugamba, bageze ku rugamba haba incident ikomeye, aho Rutuku yisanze mu gico cy'abanzi, kandi hafi ye hari umuntu umwe wenyine witwa Nyiringango. Ubundi umunyarwanda akwiye kuba umwe na mugenzi we nk'igihango cy'abakuru n'amahitamo y'abakuru, ariko nanone no mu nyungu ze, nk'uwibwira ko uwo nguwo wumva mutabana hari umunsi uzasanga ari we wenyine ukeneye. Rutuku agiye kwibona abona umwanzi, ahindukiye abona uwo yanga. Yari hagati y'umwanzi n'umwanga. Nyiringango rero we atekereza ubutumwa buruta intumwa, atekereza u Rwanda rumuruta, atekereza amatiku begetse, ngo arwane intambara atigeze arwana kuva yabaho. Yica abanza arabarahira, yimana Rutuku, barataha. Batashye habaga umuhango wo kuvuga amacumu. Bagiye kuvuga amacumu, umuvuzi w'amacumu avuga amacumu in general, avuga urugamba ko rwagenze. Arangije Rutuku bimwanga mu nda, ati Nyagasani mwami w'u Rwanda nsabye ijambo. Ntabwo ibi bintu byarangira navuze ukuntu Nyiringango yanyimanye. Nyiringango ati wanyana y'imbwa yose wowe nimanye u Rwanda. Iyo biza kuba wowe mba nararetse bakagushahura, ariko kubera u Rwanda mwumva uburebere biri muri iki kintu. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga imbere yawe tugendanye tuziranye, wanshaka amafaranga ntayo mfite, wanshaka ubwenge ntabwo mfite, wanshaka igikundiro ntacyo mfite, ariko wajya kubura byose ukabona u Rwanda. Ati kuki uyu muntu atavutse ari umukongomani ngo mbure byose? Kuki atavutse ari umuntu wo muri Amerika Latine ngo mbure byose? Kuki ntacyo afite ariko akagira u Rwanda?
urwo Rwanda afite rero ruruta ibyo adafite. Aho ngaho niho numva bavandimwe mu bushobozi mufite, mu bwenge mufite, no mu bikomere dufite by'amateka yacu, u Rwanda inkotanyi zunamuye, u Rwanda twahawe nk'urwacu twese, dukwiye kurufata nk'igihango kiduhuza kikubaka bwa bumwe bwacu, ku buryo ninkomereka unyimana. Niba utagiriye umugore wanjye, utagiriye abana banjye, ugirira u Rwanda, shobora kuba ntacyo nkumariye nonaha, umumaro wanjye ukazawubona imvi zabaye uruyenzi. Icyo utanshaka uyu munsi suko kidahari, abona uko impamvu yacyo itaragera. Ariko nibyo twamarirana uyu munsi birahari. Nandika igitabo mitingi nahaye umuntu wo muri Canada w'inshuti yanjye wacitse ku icumu hano ku Gisozi ngo nsomere, proofreading. Agisize ku meza, ubundi yaragihishanga umugore n'abana batakibona ko kirimo story mbi cyane. Atashye yakibagiwe, asanga umwana wiga mu wa 4 primaire acyunamyemo. Yamuhamagara, umwana akazunguza umutwe. Yamuhamagara akazunguza umutwe. None bararakara ngo what are you doing? Umwana I'm reading about the stupid mayor of Kigali. Ahita amenya ko ari muri cya gitabo, asanga ari kuri page ya mayor. Akuringa down, atuzamo gato. Kuki bita mayor stupid? Aramubwira ngo there was no reason to kill his people. Noneho baraganira, aza kugira anamubwira ngo niba yari mayor ushaka umujyi ukize, abo yishe nibo bari kuzakiza umujyi. Rero niba umuntu yica abantu ashinzwe, nuko badafite icyerekezo cyaho aganisha ibyo yashinzwe. Umwana wiga primaire mu wa 4 ufite imyaka 9 cyangwa 10, imitekerereze y'uwo mwana ntabwo iri kure y'abakurambere be nubwo yavukiye muri Canada. Abakurambere bacu bari bazi ko imbaraga z'u Rwanda ari umunyarwanda. Natwe imbaraga zacu umutware wacu yagaragaje ko ari twe. Mwambaraga mwe rero mwe gutandukana, imbaraga zikora ziri hamwe zigakoranye. Ni koko amateka yaradukomerekeje, ariko ubwo twagarurira u Rwanda tugagarurirwa ubunyarwanda, nimureke bube umusemburo w'ubumwe bwacu. Noneho twibuke koko amateka niduheranwe nayo, ahubwo twiyubake, kubera ko twabonye umusingi ushobora gutuma dusubira ku isoko kandi ritazongera gutobwa, ritazongera gutobamo. Tugiye kureba impamvu zatuma tutabana, dushobora kubona items nyinshi, ariko zose iyatuma tubana iraziruta. Igihango cy'umunyarwanda kiri hejuru y'utwo tuntu twose tugikomereho, kubera ko twarubonye abantu bashize. Hano hari abantu bapfushije abavandimwe ku rugamba, bapfushije base wabo, bapfushije imiryango. Ari umuntu muganira ukumva hirya yarapfushaga, hino agapfusha, epfo agapfusha, ruguru agapfusha. Hari no kubwira ngo na bamwe nari mbafite batabara, abandi mbafite baburiza mu itabaro, bamwe nari mbafite bahigwa, abandi mbafite bahiga. Umuntu akakubwira ngo ngiye bari n'igihe bincanga, ariko iyo uzanye u Rwanda abona urwinyagamburiro. U Rwanda igihugu cyacu ni impamvu ifatika, ni impamvu ifatika yo kubaho, ni impamvu ifatika yo kubana. So munyemerere rero ari ibintu nanze kuvugaho ku bushake, kandi mbizi neza ko abantu babigiraho ibibazo niyo tuganira mu iki kiganiro tubiganiraho, ariko kuko bisaba umwanya munini nabonye ninjira ntari buveyo. Buriya ariko kambivuge mu magambo nk'abiri. Abakoroni bagera hano, ubundi nta kintu abakoroni bazanye usibye intwaro yo ubuhanga bwabo bw'ubugome bwo kwica ideology yacu. Buriya abantu benshi bajya bavuga ngo abazungu bazanye amoko, abakoroni bazanye abahutu n'abatutsi. Abana babibabaza kubera ko mukomeretse mukanirwa kubibasobanurira. Ariko henga sigo umusanzu wanjye muto tuzagomeze kubiganiraho. Mu by'ukuri abakoroni bageze hano dufite amoko agera kuri 18, abandi bavuga 20. Kandi ayo moko icyo avuga naho nkomoka. Kandi ikintu cyose cyo mu Rwanda kigira ubwoko buriya. Cyose. Buriya abantu bambaye amakaruvati arayizinga, yamunanira yayizinga akabaza umugore ati karuvati ni bwoko ki madame? Ubwo iyo karuvati nayo ifite ubwoko. Ikaramu yandika nabi ukayikubita hasi uti nayo yari bwoko ki? Agapfukamunwa wakambara kacika uti nakako bwoko bwako burancanze.
ubwo nako gafite ubwoko. Isake bika mu gihe kitari cyo, ukabwira umukozi ngo nayibage ngo ubwoko bwayo ntubuzi. Mu by'ukuri ikintu cyose cy'i Rwanda ni bwoko ki. Umuntu ajya kwirota uva uyu mwana ni bwoko ki, iyi hene ni bwoko ki, ese iyi nka ni bwoko ki. Icy'i Rwanda cyose kigira ubwoko. Mu kudasesengurira ako kantu k'ubwoko, twagwa mu mutego wo kumva ko abaduciyemo ibice bari bafite impamvu dasoka abantu bazagomeza kubitekereza muri iyo nzira. Oya, ubwoko ako kantu kitwa oko, isoko, oko, igicumbi, oko, nkomoko, nyoko, oko nyine, ako ka oko nicyo ukomokaho. Nta gihe kirashira nyina fete yaramamaga ngo hari abantu bavuye mu Budage, njyewe turaganira n'abandi bamuri ki wamwitende wa Habimana wa Majangwe wa Muhizi wa Mugisha wa Musinga. Umukobwa ati hagarara kuri karindwi aramagarika, abantu uvuga ko ari iwacu, iwanyu se ni Nyaruguru kwande se, arivuga agera kuri karindwi ngo ariko ngo subiramo ngo abanyarwanda ngo bashaka ibintu byabo bishobora kuba bimera kimwe. Urumva ngo twebwe ngo nyine ngo ngewe ngo iwacu ngo nta bahutu tugira, ngo kandi ni nanjye nta batutsi tugira, kuko aho twagahuriye niho twatandukaniye, ariko igisekuru ni kimwe bye. Noneho rero ko yakwiye ibikomere byashize, ikintu wabonaga kitameze neza gitangira kumera neza. Hari igihe nyiraza akamubwira ati niko hari umuntu wacu uba Nyaruguru, hari umuntu wacu uba za Masaka, akanyereza nk'agafoto. Ese aka kana nabonye mujya kumera kimwe di, kano kana nagiye kubona nkabona kameze nkujya gusa, nanjye nakareba nkabona tujya gusa. Kandi ubwo nako kuri rya shami ryabaye abatutsi, kuko amateka yacu ukuntu yari ameze, icyatumaga uba umututsi cyashobora no gutuma uba umuhutu. Amazina y'ababyeyi bacu muzi ba muhutu b'abatutsi, ntabwo mubazi. Buriya rero mu ntekerezo z'abakuru yaravuga ngo umwana avutse ntazashize sha uraba umuhutu, urakabona umuheto ureba nabi, akamwita muhutu. Umwami wacu uyu nguyu bahemukiye bakamucira ishyanga yitwa Musinga, umugore we Kankazi ashatse kubatizwa, aramateka mudasoma ari nayo avuga. Barashwanye kubera ibyo, ajya kureba basaza be Kayondo, ajya kureba umutware wa Butogo, aravuga ati Rudahigwa nimutame nka ngo mubonera amataraza kuba umuhutu. Ni nko kuvuga ngo araba umwana wa rubanda, araba kana karabo. Noneho iyo urebye indahiro za Rudahigwa irahira babiri, avuga ko ari umuhutu wa se, aravuga ngo ndakurasha umuhutu wa data, cyangwa se ndaguhamije umuhutu wa Rwabutogo. Niba umwami yaritaga umuhutu akumva si ikibazo, nuvuga ko umuhutu cyari icyiciro, not inkomoko ya za Chadi n'ibindi bantu bavuga by'ubuhemu no gushaka guhemuka. None ya apparence physique ya Romborozo nababwiye ni ikinyoma. Apparence physique ntabwo iri kure yuko icyo wariye, uwo mwabanye, indeshyo ye ni yawe. Kandi abubu si ibyo nyine cyane rataka umugore wanjye ngo ndamusumba, umunsi umwe tujya mu birori, arandeba aranyihorera, arambwira ati sheri tujya kuvuga ngo uri muremure, ati yo tiwahagaze ahantu nkajya nkubura. Buriya rero umuntu aba muremure bitewe n'uwo bahagararanye, kuko ntabwo ushaka kuvuga ngo uri muremure gusa based on what. Kuba muremure bigatanga ubwoko. Ababyeyi muzi umuhungu, umugore n'umugabo ari abatutsi bayi amateka, abana babo bakaba babasumba, byose muzavuga ko ari biki. Abana bacu biga za école belge, école primaire de Remera, école française, Green Hills, bose basumba, hafi bose basumba bababyaye. Noneho nabi wacu nzi neza bavuye mu miryango y'iwacu y'amateka ya vuba, umwana mwahura ugasanga agere hiriya hejuru, wareba se kabati pikase. So na mata ni imibereho, ni imirerere. None se nitugira abana basa n'u Rwanda, tuzagwa mu mutego w'abajenosideri bapfobya, bavanga abantu barashize, ejo bavuye ko abantu banyu bashize kubera ko wenda bashaje. Noneho tuzagira ikinyamo cy'uko abanyarwanda bacu ari beza, ubwo bose babaye abatutsi, noneho bibe ko ari bwa bwoko uko bishe abantu bavuga. No, ahubwo imibereho myiza y'abanyarwanda yatangaga ubututsi, niko babitekerezaga rega. Noneho nawe wayigira utari we, babusikete babatwa abantu bari aho ngaho bagize neza gusa, bakamuha ubututsi n'abamukomotseho bakaba abatutsi. Ibi bintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ngeka mbasabe mureke biba amateka yacu. Kuba amateka ntabwo bivuze kubihakana, biba amateka. Amateka urayibuka aho ugana hakakugenga, twe kugengwa nabyo
nk'umugenga wacu wa buri munsi ushobora kuduteza ibibazo. Sikugira urubanza iwawe kumva nakaje ngataramana n'abandi bavuga neza ngo ariko bene imitekerereze y'ababirigi na Habyarimana ahubwo muzajya kuruturuva bamwe muri abafana ba Habyarimana na Kayibanda mutabizi. Iyo ni imitekerereze yabo. Ubundi niwe ubonye inshuti ukabona imfura yinambeho, kuko nibyo ngibyo twibwira. Abahutu barahemukirana mu buhutu bwabo, abatutsi barahemukirana mu bututsi bwabo, imfura ntizihemukirana mu bupfura bwazo. Aho iyo mfura yabituruka hose rero gusobanurira abana ntabwo ari ibintu bigoye mw'abantu. Umwana niba sekuru baramwishe muri jenoside ntabwo bihindura, bimubwira uko. Nakubwira impamvu utarakara, umusobanurire ko u Rwanda rwubatswe ikinyoma cyari gere kikavaho, abo wakarakariye ari bene wanyu mu mateka y'Abanyarwanda, kandi ko aho twubaka ari aho u Rwanda. Ikindi kibazo gihari ni iki? Twibuke twiyubaka no gomeza gutekereza ayo mateka ariko tuyajyanamo nk'Abanyarwanda. Ubanza nagerageje ubwo niba hari byo ntavuze mu by'ukuri twazana biganira no mu yindi platform, kubera ko ngende umunyarwanda utuye i Kigali ubarirwa muri beka mu buryo nka buriya ntabwo wambura. Unambuze kuri telefone wambona kuri konti, cyangwa se natinze kwishyura, noneho ugaca no mu gutinda kwishyura nkaza nitabye nkisobanura ku bya credit ngahita ntanga n'ikiganiro, kuko kwishyura nabi ntabwo bivuze ko utabamenya kuvuga. Ndabashimiye, mureke tugomeze twibuke twiyubaka, kandi iki gihugu cyacu kubera ko abantu bashatse ko kitabaho inkotanyi zikacyunamura, natwe tugomeze kurwana kuri icyo gihango cy'u Rwanda rwunamuwe, amahanga ntazongere kurwunamaho kundi. Imana y'u Rwanda ihorana namwe, ndabashimiye.